Nteziryayo Faustin, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, tumaze kubona ko Nyakubahwa Kagame Paul yatorewe kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, tumaze kubona ko ibiteganywa n'amategeko byose byubahirijwe, dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'102 iteganya ko uwatorewe kuba Perezida wa Repubulika arahira indahiro ye ikakirwa na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, tunejejwe no gutumira Nyakubahwa Kagame Paul kutugezaho indahiro ye. Repubulika y'u Rwanda kunzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, kunzakorana umurava imirimo nshinzwe, kunzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, kunzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe. Innovation. Niwe mu karere ka Rubavu. Naraye inaha kubera Kagame Paul. Ntabwo ari ubwa mbere mpuye nawe, nakusanze uri na Kicukiro. Yego. Yego. Wowe ubwawe impamvu ufite isa nkaho ituma utegura kwambara gutya byihariye, Kicukiro wari wambaye nk'umugeni, ni iki cyihariye kuri wowe na Kagame? Okay, murakoze cyane. Ikintu cyihariye kuri njyewe na Kagame nuko Kagame Paul yafashe u Rwanda, aruha Abanyarwanda, arufata neza, ahagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Nkanjye mvuka Icyangugu, kera Abanyacyangugu nitwara Abanyarwanda, ubu Kagame Paul yatugize Abanyarwanda, ubu turi Abanyarwanda b'imbere rero. Ubwo rero njyewe ni umuntu nkunda cyane, warokoye Abanyarwanda, aduha ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, none imfubyi za jenoside, aho data na mama batabaye, Kagame Paul yarahabaye. Innovation.
n'abandi buri wese afite ijambo ikinyarwanda cyashiranye urasubira mu byo wavuze ntacyo bitwaye